Imana yambwiye ngo amezi 3 atararangira hari inkuru nziza ikuziye wateye. Haleluya. Si iminsi myinshi, iminsi 90 nari mvuze ngo amezi 3 mubirebe bizabaho, mubirebe bizasohora. Sinzi situation wari uhagazemo, sinzi ikibazo wari urimo uracamo, ariko reka Imana ivugane nawe. Hari inkuru nziza ije. Abavuze ngo uzapfa bazakubona uri mushinjagira utambuka ushima Imana. Abavuze ngo aya mezi 3, ukwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, 30 yaragiye kumuteza kumera ubwanwa nk'abagabo, yaragiye kumera ubwanwa bungana gutya nka bumwe bw'abasheri, kuko ndabona barafashe ikigo mu nda bukomeye, ndetse unaribwa n'umutwe bidasanzwe, amaso yawe akenda guhuma. Si ibyo gusa rero, icyari kibabaje ni pararize y'uruhande rumwe, umwana w'umukobwa ngano. Ufite igice kikubabaza ngutya do uku list form yarivuje ntatageze, yatanze amafaranga bishoboka, nta burwayi na bumwe bamubona. Prostate y'ubumoso nta kibazo wumvamo? numva uruhande rw'ibumoso nyine birindya gutya, nukurara akaguru kamwe hariya atora umuyaga. Nukuri ntabwo ari ukube ahantu hari Imana pe. Yewe urinde, ndakubaza izina, urinde nyine wewe inshuti ye, urinde fire, ndabaza urinde power, urinde urinde, ndabaza izina, ndabaza izina, urinde witwa nde? Ndashima Imana ko yandinze muri uyu mwaka watambutse. Ibitero byari byinshi, byambabazaga byari byinshi, ariko Imana irandinda. Ndashima Imana ko gikomeye muri roboti. Ndashima Imana ko hari ibitero byinshi byagiye biza kugira ngo mve muri iri torero, ariko Imana ikankomeza, kandi maje kubona kanga hari igisubizo cyanjye kiri. Ndashima Imana ko ikindindiye muri roboti. Kuva nagera aha ngaha ubuzima bwanjye bwarahindutse cyane. Dukomera Imana amashimesi cyane. N'Imana ihindura ubuzima. Nari umunyabibazo, ariko kuva nagera aha ngaha umwaka urangiye nezerewe. Nukuri ndashima. Haleluya. Komera Yesu amashimesi cyane. Ikindi kintu nshima Imana, kuva nagera aha ngaha Imana yampinduriye umwana ubwenge. Imuha ubwenge, yari wa mwana ubuwanyu. Ndashima Imana n'iyi saha yuko ikimuha ubwenge, nukuri agira amanota nshimisha cyane. Haleluya. Komera Yesu amashimesi cyane. Ndashima Imana ko yampaye Noheli n'ubunane bikanezeza. Nukuri wumve ko ngushima. Komera Yesu amashimesi cyane. Ndagushima. Amen. Ndashima Imana ko yabinkoreye pe. Nukuri icyubahiro kibi cy'Uwiteka. Haleluya. Amen. Mbere na mbere ndashima Imana. Ndanezerewe cyane muri uyu mwaka. Ko hari imyaka myinshi yagiye itambuka sinezerwe. Ariko muri uyu mwaka twarangije, Imana yaranejeje, nanjye mbura uko nabigenza. Ariko mvuga ko nzabivuga imbere y'iteraniro ry'ubwoko bwayo ko hari icyo yakoze. Mushumba warakoze cyane, kuko ahanjye ubu ntihaba hakibukwa, ariko kubw'amasengesho yawe, amen, ndashima Imana ko hari icyo yakubwiye kandi kagisohoza. Nukuri kuwa gatandatu bucyari bonane, gira ngo hasibaga nk'umunsi umwe, Imana yarancekeje, nanjye mbura uko mbigenza. Ndabona ariko Mana ni burya ntago icyo wavuze cyose nzaza nyitwara, ariko nitonde kuko kiba kizasohoza. Imana rero uburyo yanshekejemo n'uburyo butatu. Nari mfite abana bakiga rwose, nkabona minervare Imana ikayima nkayibona, ariko
bajya kuzana amanota bakanzanira amanota mbabaza nkanabicaza muri salo nkababwira ni ngewe kuba nemera nkabarihira minirivare nkemera mukiga muri prive nabashyira muri leta mukajya muriha nk'abandi ariko nimujye munzanira amanota meza ni kuri uno munsi murambabaje ariko bazanye amanota ejo bundi ni ukuri Imana yo mu ijuru yumve ko nyishimye komera Imana amashyi cyane banzaniye amanota ashimishije cyane numva ndishimye ikindi nshimira Imana mushumba yajyaga akunda kumbwira ngo ndimo ndabona Imana igiye kukwagura ni ukuri ndashima Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru komera Imana amashyi uno mwaka twashoje Imana yanyaguye ikamvanaho nakoreraga hato ikankira hagari ni ukuri yumve ko nyishimye ko irimo irakora kandi iri mu kazi ndabizi dukomere abaririmbyi amashi twese tujyagaze reka duhereze Imana icyubahiro mu izina rya Yesu bananiziza byose bikuba kabiri yawe 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 tuzamura ibiganza dushimira Imana turashimira Imana ko itanze ubwibwobeko bwa kangahe vuga ngo bwa 9 aho Satani atazatubonera abazakire haleluya ndimo senga Imana hari ikintu Imana yambwiye ngo amezi 3 atararangira hari inkuru nziza ikuziye wateye haleluya wateye haleluya nagiye kubona mbona ari abantu bakiriye inkuru nziza batangira barashima Imana iravuga ngo hari inkuru nziza ibamanukiye wateye haleluya inkuru nziza iboneke cyangwa ntiboneke vuga ngo amezi 3 atararangira hari inkuru nziza ibonetse mwaba mwari muzi ahantu amezi 3 atararangira habaye igitangaza kwa Bidedomu vuga ngo kwa Bidedomu amezi 3 atarashira inka zarororotse imikumbi iraboneka ubutaka burera ibitangaza bigenda neza samura haleluya ushimira Imana oya ntabwo turi buyibwire ngo yiyeranje kugira ngo ikundi kunezeze ahubwo mu bushobozi bwayo mu butware bwayo mu bubasha bwayo amezi 3 atararangira ngo Imana itabara wateye haleluya reka dusomire ijambo mpanure mubwire uburyo wakira inkuru nziza vuga ngo inkuru nziza niba ari yo gusama uyaki haleluya vuga ngo inkuru nziza nawumva ibice 2 umurongo waho wa mbere umwe gusa ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro Yuda we shira izina ryawe Papa King we komeza ibirori byawe byera
higura imihigo yawe kuko umunyabi batazongera kunyuraho yatsembwe pe. Pastor urebye neza kwanditse katsembweho noneho. Narebye neza haranditse ngo Yuda we komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe kuko umunyabi batazongera kunyura iwawe yatsembwe pe. Wateye haleluya. Niba wakiriye ko umunyabi batazongera kunyura iwawe wateye haleluya. Muri iri jambo ndagira ngo utanemo topic ivuga ngo hari inkuru nziza inziye. Urayakiriye? Umaze iminsi wakira amakuru mabi aguca intege, akubwira ngo abana barwaye, akubwira ngo iwanyu bimeze nabi, akubwira ngo iwanyu byacitse, akubwira ko bashonje, akubwira ko umwana yarwaye. Ariko aka kanya reka nguhanurire mpagaze ku ruhimbi w'Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana iravuze ngo hari inkuru nziza ikuziye. Babiri bayakire haleluya. Si iminsi myinshi, iminsi 90, nari mvuze ngo amezi 3 hari inkuru nziza imanutse. Mu birebe bizabaho, mu birebe bizasohora. Sinzi situation wari uhagazemo, sinzi ikibazo wari urimo uracamo, ariko reka Imana ivugane nawe. Hari inkuru nziza ije, kandi iyo nkuru nziza ivuguruje amakuru mabi yari akumazeho iminsi. Wateye haleluya. Yuri mu bibazo abantu nibakuvugisha baraterana bakabona kuri ikibazo, bakura amaso kabura aho kwigwa. Ariko dore Imana iraje gucira inzira, izo ngorane zahamagaye ziragiriye rezo. Dusubiremo iyo uri mu bibazo, iyo uri mu bibazo abantu nibakuvugisha, nta n'umuntu wagucira karubutega, kuko benshi baba bifuza kutanabaho, ariko Imana ikutabaye bati natwe twaragusengeye cyane. haleluya. Hari inkuru nziza igize gute? Kandi iyo nkuru nabwiwe ko ivuye i Siyoni. Iyo nkuru ivuye i Siyoni, ni ijuru riyiremye, ntabwo ari abana baba. Iyo nkuru nziza ije kuvuguruza amagambo so wanyu na nyokorome na sokorome bakwatuyeho. Iyo nkuru nziza ije kuvuguruza ibyo abarozi bakwatuyeho. Iyo nkuru nziza ije kuvuguruza umutima w'agahinda umaze iminsi ufite, amajwi yakuganirizaga. Iyo nkuru nziza Imana yambwiye ngo ije kubivuguruza. Oyelesa kotala binifo numara kuyumva. Umva umubyeyi umwe nanezerewe. Umva icyo yavuze. Yaravuze mu Itangiriro 21:4-6 avuga ijambo rikomeye. Yaravuze ngo Uwiteka aransekeje, n'abazabyumva bose bazasekana nawe. Reka mubwire, uzavuga ko Uwiteka amusekeje. Yari yakiriye amakuru. Ayo makuru yari avuye mu ijuru. Ayo makuru azanwa n'abamarayika. Babwira uwitwa Sarayi, baramubwira ngo Sara we, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Twavuze ngo amen. Reka mutangarize, umwaka utaha nk'iki gihe ibiganza byawe bizaba byarakiye agaciro.
amezi 3 atararangira, iyo nkuru nziza irakubonekeye, iyo nkuru nziza irakumanukiye, iyo nkuru nziza urayakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Ababyakire, haleluya. La bile fotaki eleba agostita da pinemaha zolekuta la bifo de shine zolele mi eneha. Amen. Warakoma tuvuge ngo ibyancaga intege byose fire. Vuga ngo Imana iranshyigikiye. Uzi kimwe kigushyigikiye. Imana iragushyigikiye, witinya. Yesaya 41:10 biravuga ngo witinya kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe, ndi Imana yawe. Wazamuye, haleluya. Icara mu mugisha w'Imana. Zopide stiko ema. Imana ivuganye nanjye ngo ntangarize iteraniro ko hari inkuru ibonetse mu mezi 3, kandi ayo maguru ni amaguru azanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Reka mpanurire ubuzima bwawe. Hari abamamaje amakuru y'ibihuha, abandi bamamaza ibicantege, abandi bakuvugaho ijambo ribi, ariko Uwiteka aravuze ngo aya mezi 3 atararangira, wakira inkuru nziza, wakira inkuru yo kubaho. Lopide siko abavuze ngo uzapfa bazakubona uri mushinjagira utambuka ushima Imana. Abavuze ngo abavuze ngo uzaseba, Imana igiye kubasebya iminsi 30, amezi 3 atararangira, Imana irabikora. Reka nkubwire musore, waratinye, genda mu mezi 3 ube wasohoye invitasi, bizacamo bilefa. Hallelujah. Watinyaga gusama amezi 3, sama. Do we ever Prophesy. watinyaga gushora ibyo ayo ufite ngo utazahomba, kubera ko bakubwiye ko ku isoko nta kigenda. Reka mbivuguruze, genda ushore uzunguruka. Ikintu cyose muzakora mu mezi 3 Imana izagiha umugisha. Hallelujah. Wateye haleluya ni burimo, wateye haleluya ni burimo, wateye haleluya ni burimo. Genda udepose, Imana izaguha umugisha. Ele power. Prophesy. Prophesy. So we enter before again. Hallelujah. Amezi 3 yo kwakira. Abahanga bo kwakira umugisha w'umwaka ntabwo bawakira bageze mu kwa 12. Oya, batangira bajya. Abanga bo kurya barara bakarabye. Asifiwe Yesu. Amen. Barara bagize ute? Bakarabye. Ngewe reka nkutangarize, iyambura abo baguca intege, tera intambwe. Imana iravuze ngo amezi 3 hari ikikoreye ubuzima bwawe. Ibikore cyangwa irore. Hallelujah. Lito siko di by far. Tore mu mpinga y'umusozi. Ikintu kiri mu mpinga ntabwo abantu bakireba, ariko Imana aho utarebaga ngo habone ikintu, hari icyabonetse. Barakubwiye ngo uzapfa, basubize ngo nta deni ndurimo. Barakubwiye ngo uzabaho nabi, basubize ngo nzabaho neza. So be less sticker. I by far.
kwakira atatu. Nukwakira inkuru nziza, yaba ivuye i Burayi, yaba ivuye Canada, yaba ivuye Australia, yaba ivuye mu Rwanda, urayakira. Wabuze ibyangombwa, mu mezi atatu ndategetse uzakire. Inzu yawe yabuze mitasiyo, ndategetse birakunda. So we apply. Wabuze urubyaro, barare bagutera inda, bagutera imanga. Wabuze akazi, genda udepose. Imana iravuze ngo amezi atatu bizemera. Wabuze inzu, piriyave barakwandikiye wararushe, genda ushake iruta iyo wabagamo. Oya, apana kubitwara nijoro ukwepana na nyiri inzu witsimba. Oya, tera odi numubwira ati ndimuka. Niba wajya gunabitwara nijoro witsimze, umenye ko utari umukristo. Nukuza nkakubwira ati njyewe nayo mfite ndimutse, aho kugira ngo tuzaserere. Aya mezi atatu, ukwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, umubare gatatu usobanura ubutatu butagatifu bw'Imana. Reka manure. Ariko mu mezi atatu nanjye mbenge nko mu gihugu cyo hanze cya kure, mu izina rya Yesu njye mu biterane. Hari abari kuvuga ngo ariyemeye. Nibya jado ibya mbere twabyaturaga babona byakunda. Bavugaga ngo turabaki, ngo turabaki, turabateka. Ubu ni rero nitugiteka imitwe Intu ni sawa, duteka amaro. Haleluya, Yesu arakora. Uzakubwira ngo uri umuteka mutwe, uzamubwire ngo umutwe w'inka sinawurya njya maroti. Ubwo wawuryaga bon appetit. Ngo uraryoha mu isombe. Ndatangaje amezi atatu. Vuga ngo ibisubizo. Subiramo ngo amezi y'ibisubizo, amezi yo kubohoka. Amasazi bakiruka, abarozi bakiruka, abadayimoni bagasha, dore abazimu zapakide baifa. Panda rese, panda dore umwuka gusara, la pile fakita zolehai. Fabrigas nazi dore ngaragiye kandi Satani yaramukojeje inuza. Ribosika haliba tolele waya distance. Hallelujah. Sana bangu bitutwo twukatwo gusara ubundi reka manone nanitaye kwa heri tuzasubira no ku cyumweru nzaba mbanura. Turi mu kirere cyo kwirukana abarozi, turi mu kirere cyo kwirukana abadayimoni, turi mu kirere cyo wavuze ngo amena. Shiramo amadolari jada atangiye gutura amadolari. Wavuze ngo amena. Amezi atatu uzagutunga urutoki, Imana izaruvunagure. Amezi atatu uzakuvuga nabi, azaseba hatuye, azasebe mu mudugudu, azasebe mu karere, azasebe wate. Haleluya. N'abadukwiriye bari muri Canada, muri Amerika, Australia, mu Bubiligi, mu Budage, n'abahanure mu izina rya Yesu. Amezi atatu atararangira, hari inkuru nziza Imana ibazaniye, yakire tera. Haleluya.
panda orayitse dowile ziko urashaka umusariza iki wowe dayimoni fa urashaka umusariza iki fa bagutumye iki muri we bagutumye iki ntabwo nshaka kuyubaka muri rewoboti ni umuriro wo gutwika abazimu ntabwo ushaka ko yubaka urugo ibaze ntabwo bashaka ko yubaka reba ndebera bagucorwaho we bimeze bite muhumure wageze hano wese afite uburinzi bw'Imana wamujemo ryari maze igihe kinini cyane kuki ushaka izi nozi ziri mu mutwe wazimushizemo ryari nashatse kumuhindura umusazi ariko kubera yakijijwe Imana yaramufashe wowe umuroga witwa nde uherereye he mu mujyi wa Kigali ndi mu witwa nde izina ryawe witwa nde fa witwa nde uramusize iki nshaka akabana n'umugabo we n'ubundi yaramutaye yaragiye ariko aracyamufasha wamushizemo abadayimoni bangahe benshi cyane ntabwo bari munsi gereranya ni nk'abangahe ni nka 30 yaragiye kumuteza kumera ubwanwa nk'abagabo yaragiye kumera ubwanwa bungana gutya nka bumwe bw'abasheri kuko ndabona barafashe ihene insekurume murakoze barangije barayica bakata umutwe bakuraho kijya cyoya bagiterekera mu mazina ngazamera ubwo reka mbaze ubu bwanwa warugiye kuki warugiye kumumeresha icyanwa nk'ikihene nukubera iki ntabwo nshaka kagira amahoro na rimwe mu buzima icyo cyanwa cyari kuzaba kireshya gute ari kuzaba burebure nuko agenda bwogosha pumbara nogosha nganyumvira urumva we yatangiye kuburwanya kumba Imana iri kumbwira ni ihene y'isekurume baterekereye ibaze fire ariya ngurinde kuzimu soka ribosiko by force by fire in the name of Jesus Christ ndekuye umuriro w'Imana n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti witsa abazimu bamurimo irukanye ibinyugunyugu irukanye imiserebanya afite imiserebanya 3 mu nda imiserebanya ishinzwe ikiri mu nda ye imiserebanya amushize mu nda ishinzwe iki ntabwo nshaka kazongera kubyarana n'umugabo we nagaruka kuko nicyo ahora asengera bigendamo nibiserebanya ariko Uwiteka aramubohoye mu izina rya Yesu fire rekura soka muri we kwirukanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wera wa Isiraheli yirukane ibitambo by'ikuzimu yirukane vuzinduru soke soka muri we mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti soka muri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti by force by fire barasesa gutwike bagasubiza kugo vuzinduru ugendera kwiruka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti abambwe ku musaraba by force by fire induru yanyu mugenda fire in the name of Jesus. I won't tie my Liwalize. Ultimately, this down for God. Ready my untenth. I won't take God. I will by my what is tanko. Reba force and what is God my fire. Ndumvishwe ry'Uwiteka rivuze kuri buno buzima. Ayo mashi nayo Uwiteka. Mukobwa aguruka stand up. Ibi numvaga bigenda mu nda yawumvaga ari nka bingahe
ari byinshi cyane kuko yari imiserebanya itatu yakubaga mu nda Imana yayisohoye. Ikindi reba hano bari barakurogeye ku bwanwa bwa ruhaya bwa rusekurume, ujya ugira ubwanwa nawe ubwawe isoni zikakwica. Yego uranzi twaraganiriye wateye haleluya. Urabwogosha mama chwe. Oh my God. Uwite reba hano ujya ubugira bukagera nkahe twereke. Nabugira bukaza ari bwinshi bukagenda bwipfundika nyine bikanera impfunwe nkabwogosha. Ariko mureke duhanure abantu bazamenya ko Imana ikora. Reka nkwereke ngwino hano nkwereke ko ugira ngo umenye ko birangiye. Kuva uhereye none nta kanwa na kamwe kazongera kukurangwaho, kuko umutereko wo kwiha kuri ruhaya ukuye kuri wowe. Iruhaya ndi kubona ahantu bagiye kubuterekerera, bagiye ku mupfumu uri mu ruhango, niho bagiye kukurogera. Uwo muntu agiye kukuroga tuyina Kicukiro, yagiye mu ruhango kukuroga. Mana we uzi, ariko noneho menya ari bubanze ugakanabukuraho bwaraje. Ariko muri kububona cyangwa ubu bwose ni ubwami. Ninde musore wamushaka afite ubwanwa nk'ubwo? Ngo iki cyamikono ntabwo hashaka umugabo mwene wa. Rero muvuge mwiteka aramutabaye. Reba hano kangukorere shiririje ubwanwa bwose bwakomokaga kuri ruhaya, negetse ko butazongera kuza kuri wowe uhereye none ukageza iteka ryose. Uhawe isura y'abagore y'abakobwa uhereye none ukageza iteka ryose. My God, nimwemwe zo mu gatuza ndazirukanye. Imana imukuyemo imwemwe mu gatuza, yaragiye kujya agira imwemwe. Bamuhinduraga nk'umugabo. Fataho uvuge ngo zirarangiye. Zirarangiye. Go to sit down, okay? Impamvu nguhagaritse aha ngize ishurirwa ku buzima bwawe, numvise umwuka wera avugana nawe, arambwira ngo nguhanurire nkubwire ko amazina yawe n'ifoto yawe bikuwe ku murozi uri muri Uganda. Niwe wagiye kurogeshwa, ufite uburwayi bwo mu nda bukomeye, ndetse unaribwa n'umutwe bidasanzwe, amaso yawe akenda guhuma. Si ibyo gusa rero, icyari kibabaje ni pararize y'uruhande rumwe, umwana w'umukobwa ngano. Ufite igice kikubabaza ngutya do uku list for yarivuje ntatageze, yatanze amafaranga bishoboka, nta burwayi na bumwe bamubonamo usibye kumubwira ngo tu infection. Daimon naho zijya kwiyoberanya, zijya mu ma infection kutoka Satani kwa jina la Yesu. Lifo edibifo pararize y'uruhande rw'ubumoso, sinzi ubumoso niba ari hujya uribwa cyane. Aho nahaki aha kane ay no bumoso koko twavuze ngo wumva umeze ute? Cyo mikoro numve. Ntabwo uzi cyabiteye. Reba hano
bakurogeye Uganda, ariko kuva uyu munsi Imana nkorera yera ya Israel igukuyeho ibitambo by'abazimu n'abarozi. Ndekuye umuriro w'Imana muri wowe, ndekuye umuriro w'Imana muri wowe, ndekuye imbaraga zibohora, ndatwikuye umurozi umurimo. Rekura dayimoni, dayimoni rekura, dayimoni rekura, dayimoni rekura, dayimoni rekura, dayimoni rekura, dayimoni rekura. Rebo shatotse birimi fa, ribo ande bifa. I want time, I be want fall, apply fire. Rekura dayimoni ndakwirukanye. Urashaka iki muri uwo mukobwa? Urashaka iki? Bagutumye iki? Bagutumye iki muri we? Urashaka iki? Fire. Ushaka iki muri we? Fire. Ushaka iki? Dore biri gushaka ahubwo kumujyana muri koma, biri gukorana n'umutsi wo ku bwonko. Ndabihagaritse. Rebo fastiko ayimatize ndagutwitse wa murozi we. Rekura mu izina rya Yesu. Nirukanye paralize uruhande rumwe rwitse ibitambo bya Satani n'abademoni. Ndekuye umuriro w'Imana. I want time a five want tike ribosiko ene mahose a p design ene wa a pole siko tidiba nimosiko eba shiririje umwuka wose w'abazimu wari ukurimo ndawirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Hereye nonaha uhawe ubuzima n'Imana. Ndagusengeye rebano bagutwariye umwenda w'imbere. Uyu mwenda w'imbere kuva bawukurogesha wari ugiye kujya lisi ele by for I want my kubera ibintu bawushyizemo bakakuroga. Fata kunda yawe yo hasi. Imana irambwiye ngo bari barakwicajemo nyabingi, wari ugiye kuzatwita inda y'icyuka atari inda y'umwana. Mu gihe cyo kugera mu kwa 9 bari kuzajya ngo ugiye kubyara nta mwana ufite, ariko Uwiteka aragukije, acira ubuzima, acira kubaho. Fire. Ndagusengeye mutandukanyije n'umwuka w'abazimu. Ntabwo ari wowe uzajya uhora udasinzira. Uhereye none ujye ujya musinzira. Ngakurura hano wababaraga wumve birarangiye. Data aragukijije. Sinari nyibasha kwegama. Sinari nyibasha kwegama marambaba. Ngagira ngurya wumve. Chiki chiki. Fight fight fight. Unamukore kubirenge uzamuke. Mana bari bamurangije. Tera haleluya urakize. Uwiteka arakubohoye. Tuyihereze icyubahiro. Niba Imana igikwiriye tuyikomeye amashyi menshi. Yitwa Adonai. To see the why emawatis. Haguruka. Ute. 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 Ute ngwanurire dore ngiye kurekura gatuti. Ihute imbere. Kwikiri dore ubwoba ufite. Ihute. Utenze. Mana yanjye, ijuru rivuganye nanjye ngo rigukuriyeho igifungo cy'imyaka 3 n'amezi 6. Wari ugiye kujyanwa gufungwa. Mbonye hariho umugambi Satani yaragufiteho. Imana irambwiye ngo wari uri mushakishwa, wari ugiye kujya gufungwa. Imana ihagaritse gereza kubwo kugera hano. Nawe wabyikangaga
ntabwo rwose ndumva ntazi aho byari buturuka, ariko ndumva ibyo bintu mise mbitinya. Ndafungwa na rimwe rwose, ntabwo ndinjira. Reba hano, wari bagiye kugufunga n'abantu babiri bari bakugambanira rugiye gufungwa imyaka 3 n'amezi 6. Icya kabiri, ugeze hano Imana irambwiye ngo wari kugerekwaho kesi y'ibintu wariganyije kandi nta muntu wariganyije. Imana irambwiye ngo igukuriyeho uwo mugambi wa Satani. Cya kabiri, Imana ivuganye nawe. Imana irambwiye ngo nta mahoro ufite mu buzima bwawe, uhora wumva wagenda ugasohoka mu gihugu. Muri Rehoboti ibitangaza mugomba. So witi life. Mwari mugurutse ariko mukunda ubuzima Imana igibubaha. Haleluya. Bakuroza inyatsi nta kintu ukoraho ngo cyemere. Rwose pe, ahantu hose ngiye gukora wizengurukaho aho ugeze no kukwirukana numara kabiri. Ibyo ni ukuri rwose ko bingendekera. Niko Imana ivuze. Imana irambwe ngo iyi ni imbaraga kabiri yo ku gisekuru cyo kwaso yitwa Muhima. Imbaraga kabiri isekuru cyo kwaso yitwa Muhima. Yari yaratatse ubuzima bwa ntabwo agombaga kuzigera utunga. Cya kabiri, bakunywesheje inzoga iterekereje. Zoe ento be wantige. Ntibanashaka ko wicarana n'umuryango wawe. Ariko kubwo kugera hano umva icyo Imana ivuze. Imana irambwiye ngo mu gusenga kwawe, mu kubana n'Imana kwawe, niho habonetse intsinzi, niho habonetse ubutabazi, habonetse kurengerwa. Reba hano, kuva uyu munsi nguhesheje icyerekezo cyo kubaho. Ikindi, iyo waryamaga ntiwasinziraga, wararaga utekereza bukarinda bugukeraho. Bimeze rwose. Uristanko guhera uyu munsi ushitse umutima hamwe ubonye imibereho. Libosiko ego ngusiza amavuta y'umugisha. Genda ubeho kandi utunge, ntuzafungwe. Fukama mwumve impamvu reka tumusengere, si ikintu cyo kuhisha. Nari mubwiye Imana inyeretse ku bugabo bwe baraburoze. Banza wumve, prostate y'ibumoso, reka mbivuge ngutyo, arahita yumva uko mvuze. Prostate y'ibumoso nta kibazo wumvamo. Numva uruhande rw'ibumoso nyine birindya gutya, ni ukurara akaguru kamwe hariya atora umuyaga. Tungana ikiganza tumusenge, rambika ibiganza. Fire tisti kira 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 sekuru vamos. My God, arimo cancer yari cancer this prostate. Niyo mpamvu wakamuriro. Nta minsi yo kubaho yari agifite. Reka mutakambire Imana yampamagara. Nziko wumva gusenga kwanjye iteka ryose. Ibi bibereho ubuzima kubukijije. Aya mazi ahinduka amaraso ya Kristo Yesu.
mu butware bw'ijambo ry'Imana ibyahishuye Yohana 11:6 dufite ubutware n'ubushobozi bwo guhindura amazi kuba amaraso ya Yesu. Aya mazi ahinduka amaraso ya Yesu akore ibitangaza byo gukiza kanseri yo muri prostate akimanukamo. hari imbaraga ndagusenge prostate nirukanyemo kanseri uhereye umunsi. Umuriro wakagamo n'imisonga, uburibwe wagiraga birarangiye, ndabihagaritse maraso ya Yesu. Tembe muri wo fasha. Reba haguruka, irukanka rero ugaruka hano tubwire, genda ururebe ko no ku list for I want time ago I will take for God the power. Imana hari kimwe, Imana ivuganye nanjye mubwire ngo list for a white God. Inyuma urasa neza ariko bakwambitse icyangiro n'umudayimoni w'inzoka ukuriganye. Iyo usezeranyijwe ibintu birapfa bitabigezeho. Mume microphone. Cya kabiri, ijuramwe ngo amahirwe yawe yose afatiwe mu gace kitwa Huye muri Butare. Urahaza aho hantu niho bagiye kukurogera. Sho mikoro mpakubwire neza. Ijuru rimbwiye ko inyuma to urasa neza ariko ntabwo wari kuzigera wubaka ngo bikunde. Ariko ukiva data arambwiye ngo asenye uyu mwuka bari barakutongereye. Imana igiye kukubakira. Tera haleluya, rushimira Imana. haleluya haleluya. Ikindi Imana yambwiye ngo iguhaye akazi. Tera haleluya, wakira akazi uzahagarara ushime. Imana ikwicaje ku ntebe y'umugisha. Bari barakwicaje ku gisuzuguriro no ku gatebe k'ikinyarwanda, barakuzirika mutandukanyije n'isura y'icyangiro. Ariko uzi gusa neza baragusize isura y'inzoka. Papa ni muzuri va Yohana. Nukuri ntabwo ari ukube ahantu hari Imana pe. Yewe mureke mbabwire rwose si ibanga njyewe na ariko iki kibazo nkimaranye igihe njyewe ubwo wigeze ukimbwira. Ntabwo nigeze nkikubwira ariko njyewe ubwo nanicaye hariya navuga ngo Mana ubwo ugendereye abandi kuko nanjye wangendereye. Imana yo mu ijuru nukuri nanjye irambonye kuko naje babaye mfite rwose ikibazo ndemereye. Ngiye nagiye ahantu ngiye ahantu na deputy bari baduhamagaye uyu munsi, ngiye baratubwira bati nimutahe muzagaruke ku wa gatatu nibwo tuzaba tubakeneye. Ubwo noneho mitambwira Imana ni Imana ku wa gatanu nzi ko hari ahantu basenga mfasha nubwo inzira ntayizi naje ndorongotana ariko Uwiteka mbona ntunguye ahangaha. Ariko ubwo byari kugira ngo ikibazo cyanjye n'ubundi Imana yari yakibonye iragikemuye. Nari mfite ikibazo ntabwo ari ibanga, nababaraga mu bugabo bw'ibumoso nakoragaho rwose nkababara. None ubu ndagiye hariya nta bindi nkoze nirukiye hahandi nkoraho tanga ibintu ni muryerye. Wakomeye samashi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Zarange wino musengero. Genda ubona akazi uzagaruka nushima ubuhamya. Oh my God. Ndagusengeye Imana isumba byose. Nwamuruyeho daimoni kuriganya umugisha.
umurozi hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose, izo ni iza Yesu. Hari imbaraga ziruta izindi mbaraga zose. Yarabarwanyije nkubwiye ndimo abarozi mba ndi kubareba nka n'abavuga lita wayi eha zole enet be want fa. Hari umuntu ufite ikibazo cy'ideni ry'inzu ari gutinya no gutahumura data yabikemuye. Aha tavuze ngene siniyumvise reka ndeke kubareba batavuga ngo ndibura n'injyabwe vuzo sazaza kaduhamya ijuramwe nguriya mubyeyi yabagenzeho igihe kinini. Ntiyifuje ko iwanyu bashyingira, ntiyifuje ko iwanyu mwabyara ngo mubone umugisha, ntiyifuje ko iwanyu mwatunga. Ariko Imana iravuze ngo yari yaragiye kuraguza, arajya muri Huye azana y'amarozi arayamanukana ahari yatuye. Ijuru riravuze ngo ibyo yakoze byose Imana ibihinduye zero, Imana ibihinduye zero. Ikimenyetso kiva hano kikwereka ko ari wowe wabikoze kugira ngo utazongera kumushidikanyaho. Agiye kurwara rembe cyane, uzabimenyesha yuko Imana ibikoze. Kandi hari amafaranga Imana itanze mu biganza byawe. Rambura ibiganza, rambura ibiganza, rambura ibiganza. Imana iraguhezagiye. Bakuvuga uko babishaka, bakubona nk'indaya, bakuvuga uko babishaka, ariko Imana irambwiye ngo igiye kugwesha agaciro. Aho bakuvugiye amagambo ugiye kujya uhamanuka bagutwaye mu modoka nziza, ariko wica abazimu. Imana ikugiriye neza. Ati take place in the name of Jesus. Go to sit down, okay? Merci. Yahweh, Yahweh. Umubyeyi wavuye Bujumbura, welcome. Lifosiko Imana iravuze ngo Liza, I want tithe for a God. Imana irambwiye ngo warugiye kuzacibwa ukuguru kandi byari kuzabera mu gihugu cyo hanze. Ijuru riravuze ngo warugiye kuvura amaraso mu kuguru, yamara kuvura wajya kwa muganga akakubwira ngo hinjiyemo kanseri, ni ngombwa ko bagaca. Ijuru riravuze ngo rikurinze kujya ugendera mu mbago. Satani misiyo ye kwari ukuguca amaguru yombi akavaho. Niyo misiyo, kumukura amaguru yombi. Ariko ugikandagira aha, ijuru cyambere ryambwiye rirambwiye ngo rikongere kubaho, rigukije umwuka w'urupfu, kubera ko wagombaga gupfa uyu mwaka utaragera mu kwa gatandatu. Ijuru rirambwiye ngo ni ibitambo bari barakumuritse. Ijuru rivuganye nanjye ko rije kukurwanirira. Bakugirisha ari mama, bagukoreraho ibintu bikomeye ku buryo n'uyu mwaka kuba warawuranga ishime. Ufite ibintu baguteza byari bujye biza bikajyana asima mu burwayi bwa sima, ugahumeka nabi, ari amarozi. Tifo egodi limafa godi maishanto. Uyu mwuka ukurimo ndawutegeka kukurekura. Izo bagukoreye zose ndabitegetse kukurekura, birekure ubuzima bwawe. Lisoti life. Uramu mama wese umwana wowe
baguteje uburozi bw'iryinyo ry'indogano, wari ugiye kubyimba isura yawe ukicwa n'iryinyo. Hari iryinyo ryari rigiye kuvuga nk'inkuba, ririmo rivuga nk'inkuba. Ndarifite. Rimeze neza, riri gukubita nk'iki? Ni cyane ntabwo nzi uko nabivuga. Niri rogano. Ngwino hano. Pfukamana ubitubwire byose. Hari wasi, njye umuntu wihana simusubiza inyuma. Niryo kosa ntakora mu buzima. Umuntu ushaka kwihana muha agaciro. Amen. Njyewe nakomeje kumva byinshi bwa mbere nkandagiye aha, nahoze mba mu nzu y'Imana, ariko nza kuva mu nzu y'Imana kubera nyine ibibazo by'isi namwe muzi. Mwumve babandi mwashaka kuyivamo, mwumve uwavuye n'icyo yabonye. Imana rero yashimye ko ngana aha ngaha, nararitswe na mushiki wanjye kubasengera aha, gusa ndasaba Imana imbabazi kubwo nabaga mu murimo wayo, nza kuyitererana bivamo ndigaragura, nkora byinshi iby'amaso y'Imana yanga. Ndasaba Imana imbabazi, Imana imbabarire ku byo nakoze, kandi namwe munsengere. Icyo nicyo nshaka kubabwira. Rambura ibiganza byawe. Ikindi cya kabiri, yewe ndwara indwara y'amaguru, sinzi aho. Ega niwava mu nzu y'Imana ngo ubone amahoro. Reka mbabwire rero, sibyo? Imbabarire. Mu nzu y'Imana niba ubona warakandagiyemo. Hashize nari maze imyaka 9 ndi mu itorero. Niwumva ijwi rikubwira ngo va mu nzu y'Imana, umenye ngo rigiye kukurangiza. Satani abagiye kukurangiza. Zamura ibiganza, subiramo aya magambo, mushyire mikoro ku munwa, yihanira imbere y'itore. Vuga ngo Mwami Yesu, mtsindiwe muri iri torero, nibutse gukiranirwa kwanjye kose, n'ibyaha byanjye byose nakoze, umbabarire, ndakugarukiye, mbaye nka wa mwana w'ikirara wavuye kwa se, ararorongotana arya imigabane ye, ariko amaze kuyimara asangira ibivuzo n'ingurube. Ariko yisubiramo umunsi umwe, aravuga ngo sinkwiye kuba muri buno buzima, reka nsubire kwa data, ahari data yangirira imbabazi, nkaba umuja we. Asubiye kwa data, ntabwo yamugize umuja we, ahubwo yamwakiriye ari umwana mu rugo. Uhereye uyu munsi, ibyaha byanjye byose ubimbabarire. Biriya nakoraga nta muntu ndeba, ndabiretse. Nakiriye gukiranukira. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye data ko umwana wawe yongeye kukugarukira, umubere umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Yaratanye ajya kure yawe, Satani amugaraguza agati, yaragezeho kumwihimura amuteza indwara, ariko aratsinzwe. Turi guhanura, aravuga ati reka nihane. Kuva uyu munsi amaraso ya Kristo Yesu w'i Nazareti amweza, amutunganye, yongere kumwandika mu gitabo cy'ubugingo, kandi uburwayi bwose bwari bumuriho burangire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urababariwe, ntuzongere gusubira mu byaha, wari kuzapfa nabi, ariko Uwiteka aguhaye ubuzima. Tuvuge ngo amen. Genda ibindi, Imana izabana nawe. Iri ryinyo ryatangiye ryari? Ryatangiye kuri Noheli. Uza amahirwe wagize, iyo ujya kuri kuza wari kwituba pararize. Ndagusengeye Imana
nguhesheje ubuzima. Iri ryinyo n'amenyo yose ari muri wowe yumva ubuzima. Data aravuga ngo turambike ibiganza ku barwayi bakire. Uwo muhamagaro niyo mpano twarayihawe. Kira kubw'iki kibazo wari ufite kwa jina la Yesu. Umuriro n'imisonga byagendagamo birahagaze. Yangurya ikinya wumve byarangiye nabirangije. Witeka yakemuye byose. Ayisarira kwa Yesu barakiza Yesu. Babwira uko umeze mama. Ndumva amenyo nta kibazo ariko ndumva umutwe umereye nabi cyane. Umutwe ni wari usigaye nawe urakize. Uyu muzimu wari ukurimo ntabwo uzasara. Ntabwo uzasara. Dayimoni ndagutegetse soka muri we. Fire. Uyu mutwe urawurekura. Uramushaka iki? Power. Ntabwo azasara. Ayiwe fire. Ndekuye imbaraga z'Uwiteka. Ndekuye umuriro w'Imana witsuye umurozi. Urashaka iki kuri we? Fire bagutumye iki kuri we? Fire bagutumye iki? Fire vuga ngo kugenda bagutumye iki? Kagipfuye we. Ntabwo kagipfuye birarangiye. Wamutambye ryari? Wamuroze ryari? Wamuroze ryari? Akiri mutoya. Ya. Wowe urinda umuroga. Witane. Fa witane umuroga. Witane. Vuga amazina nkureke. Witane wo muroga. Abikuzimu. Bamutwaye ikuzimu. Wo murogo witane. Wamutanze ikuzimu afite igihe kingana iki? Wamutanze ikuzimu afite igihe kingana iki? Wamutanze ikuzimu afite igihe kingana iki? Nakanyamugisha. Ntabwo kazabaho. Kazakiza nyina kandi agomba gupfa ruwindushye. Agomba gupfa nyina ari indushyi. Vuga ngo ababyeyi bawe nibagapfa ari indushyi. Agomba kubaho nyina. Wowe urinde umuroga. Urinde wamutanze kuzimu. Fa witane. Wowe wamutanze kuzimu urinde. Witane. Fire witane. Wowe wamutanze witane. Darikono yarakaye ngumurozi yarakaye. Ari guhekenya muri yamenye ngo. Witane wawe wamutanze? Ndamukwambuye vuba murekure. Mukuje kuzimu aho yarafungiraniye. Musohoye muri we. Uyu muzimu musohoye muri we. Uyu mudayimoni nasoke muri we. Mu izina rya Yesu Kristo. Vuza induru ugende. Ndakwirukanye. Vuza induru usoke muri we. Wowe ugiye kugenda witane. Fire. La bile fai bile fotika. Let baf. Mu izina rya Yesu. Byarangiye.
Fire urashaka iki kuri we? Fire urashaka iki kuri we? Fire urashaka iki? Mbwira bagutumye iki ku buzima bwe? Bagutumye iki? Vuga vuba nkurekure. Uramushakamo iki? Wamujemo ryari? Wamujemo ryari? Wamujemo ryari? Wamujemo ryari? Wamujemo ryari? Wamujemo ryari? Wamurosenda guhamagara huri. 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 Urashaka iki kuri buno buzima? Power, power, fire rekura. Fire uramuvamo. Fire uramuvamo. Fire uramuvamo. Uragenda? Uragenda? Wamujemo ryari? Wamujemo ryari? Hashize igihe kinini. Ninde wagutumye? Zolekita la gida la siko dipa atopide fosika ready my fall. I want tie sika. Wagutumye ninde? Wagutumye ninde? Mu murimo muri abademoni bangahe? Muri benshi. Ndarahira isumba byose ugiye kumbwira wagutumye. So winter girl ema wantiza. I pinned force a God. I want tie by fire. Fire mbwira wagutumye ninde? Fire ninde wagutumye muri we? Fire vuga mubwire. Ninde wagutumye? Vuga nkore kugende. Ninde wagutumye? Ninde wagutumye? Vuga ninde? Inde? Yakwica. Ninjye uri bukurangize mbere yuko akwica. So we entai by watize. Wagutumye ninde mbwira mbareke muje. Yakubwiye ngo icyagutumye ngo iki? Ngo tukica tukazengereza. Cities. I want time of fire. Want life. Ready my. Turazakica nako nagaraga kanya. Ngo ngwiki? Bazagira ute? Okay, wowe washaka kumwica witwane? Witwane? Fire witwane. Fire vuga izina fire urinde. Fire urinde. Fire urinde. Fire urinde. Fire vuga urinde. Fire vuga urinde. Fire vuga urinde. Fire urinde. Urinde vuga. Fire urinde. Fire urinde. Fire vuga. Fire urinde. Fire urinde. Fire urinde. Rinda umuroga. Vuga urinde. Vuga urinde. 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 Vuga urinde. Vuga wo bahagarariye. Sawiteke. Urinde nyine. Urinde. Ntabwo ari cyo. Wowe urinde nyine. Wowe mbaza urinde. Witwane. Witwane. Ribofosikitiba. I want time my fire. Witwane. Witwane. Vuga vuba witwane. Witwane. Witwane vuga vuba. Fire ni wagenda utambwe witwane. Fire witwane. Fire witwane. Vuga witwane. Fire witwane. Fire witwane. Vuga mbere yo kugenda witwane. Mbwira izina ryawe. Witwane wo muroga. Vuga izina ryawe. Witwane. Witwane. Ndakubaza witwane. Wowe ubahagarariye urinde. Wowe ubahagarariye tuvugana witwane. Nono vuga muri bangahe? Uwa mbere witwane. Uwa mbere witwane bose mugiye kunyibwira. Uwa mbere witwane. Mureke kuvuga se na hano muri Rewoboti ibyo mikino ntabwo ihaba. Hano turabavugisha ne mukuzimu mukavuga. Fire witwane. Vuga. Fire vuga ntiwagenda utavuze. Fire vuga urinde. Fire urinde izina ryawe. Fire urinde. Fire mbwira. Fire vuga. Power vuga. Power urinde. Vuga urinde. Urinde ugiye kugenda. Urinde. Urinde. Ndahamagara. Iyi ni imyuka y'abarungi n'abacwezi. Imyuka abarungi n'abacwezi. Abayitumye muri we ndabavugisha. Urinde wowe. Wowe urinde. Urinde. Urinde wowe. Urinde. Vuga urinde. Vuga ngure kugende. Urinde.
muri bangahe? Bane. Uwa mbere yitwa nde? Mwese mugiye kuvuga. Uwa mbere yitwa nde? Murakajijisha ngo muri inshuti zako. Hanyuma wowe urinde, wowe ubujijisha. Fire urinde. Fire urinde wowe inshuti ye. Urinde ntabwo ugenda utavuze. Urinde wo muroga. Witwa nde? Senem. Urinde ndakubaza izina. Urinde nyine wewe inshuti ye. Urinde. Fire ndabaza urinde. Power urinde. Urinde. Ndabaza izina. Ndabaza izina urinde. Urinde witwa nde? Fire mbwira izina urinde. Fire witwa nde urinde. Power witwa nde? Fire vuga izina wewe inshuti ye. Fire wa murogo witwa nde? Shito twesano fire. Fire witwa nde? Fire vuga. Fire vuga. Fire vuga. Fire vuga ngureke. Fire vuga ngureke. Witwa nde? Vuga ngureke. Witwa nde wo muroga? Witwa nde? Witwa nde? Witwa nde? Wewe inshuti ye urinde. Vuga izina rya ngureke ugende. Witwa nde? Ufatanyije nande? Ufatanyije nande? Turi kumwe turakorana. Wowe nande? Ukorana nande? Ukorana yitwa nde? Gusa barakanga ariko ntabwo kabizi. Yitwa nde nyine? Nakabivuga. Ndarahira urabivuga byose. Fire witwa nde? Vuga. Power twese vuga. Power amwira. Fire vuga. Fire vuga. Fire vuga. Fire vuga. Fire vuga. Fire vuga. Fire ambwira muri bande mukorana. Muri bande? Muri bande. Ndarahira uravuga. Mbwira urinde. Vuga nkure kugende narangije. Kuko imyuka wamushizemo ndayikohereza bigwitane. Witane wowe. Witane? Witane. Say name. Say name. Witane. Witande nyine. Ntabwo wagenda utavuze hano ntibibaho. Izina ryawe. Witane. Gashuti kitwane. 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 Fire kitwane. Fire kitwane. Fire kitwane. Fire kitwane. Fire kitwane. Fire witwane. Vuga ngureke witwane. Witande. Ntabwo ugenda utavuze. Ndacyari kumwe nawe hano. Uri inshuti yitwane. Uri inshuti ye yitwane. Izina rimwe wigendere. Uwo mufatanyije yitwane. 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 Uwa kabiri mufatanyije yitwane. Bande nyine. Amazina yanyu. Uwo mufatanyije yitwane. Uwo mufatanyije yitwane. Mwese mugiye kuvuga amazina ane kuko ndabica nabi uyu munsi. Wa mbere witwane. Witwane. Fire witwane. Fire twesano. Fire uravuga. Fire uravuga. Fire uravuga. Fire uravuga. Fire uravuga. Fire uravuga. Fire. Ngira mbareke. Urinde wa mbere. Urinde wa mbere. List kotibaif. I want time my fire. Fliposiko. Urinde wa mbere. Urinde. Fire shuti yimurogo urinde. Urinde. Witwane. Witwane ndavugana nawe. Fire witwane. Fire fribosiko tiba. Aya mafoto mwayajyanye he? Mwayajyanye he? Mwagiye kumurogesha he? Mwagiye kumurogesha he? Mwagiye kumurogesha he? Arabagiye kwama. Rwampara. Goma. Igoma. Igoma. Igoma kumupfumu witwane. Ababagiye aragonza mupfumu. Abagiyeyo ninde nande? Ninde nande?
ninde nande bagiyeyo fire ninde nande vuga nyine abagiye ninde nande fire bagiye 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 ninde nande fire ninde nande ninde nande ninde nande ninde nande bagiyeyo ninde nande ndabahamagaye bagiye kumurogesha igoma bagiye kumurogesha igoma izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti aka kanya ndabavugisha wowe wagirwa murinde unataka nini wewe nataka nini nataka kuguchoma wewe unataka nini wewe nataka kuguchoma Sonse muri igiswahili nakubwiye muraza hano nindakubwiye muze hano nindakubwiye muze hano namaze kugutera muri goma nawe nimeisha kuvamia goma nani wewe Kristo wabande ku musaraba Kristo ariyo wama ku musaraba iwe wantumye kuza kukubangamira ukamuntu kani urinde amulevela pastor wanyurishe wowe muramuzizi iki yabagize ate mnamtafutia nini yabagize ate aliwafanya nini yabagize ate aliwafanya nini yabagize ate aliwafanya nini fire yabagize ate fire yabagize ate aliwafanya nini fire yabagize ate aliwafanya nini fire yabagize ate aliwafanya nini wowe umuroguri yitwa nde witwa nde wowe wewe nani witwa nde wewe nani wewe nani fire witwa nde moto wewe nani fire witwa nde moto wewe nani fire witwa nde 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 witwa nde witwande nguje kugende wo muroga witwande ngure kugende naitwa nani naitwa nani jina lako nani jina lako nani witwande vuga izina ryose sema jina lako witwande ngure kugende sema witwande ngure kugende sema vizuri vuga cyane witwande fire witwande sema fire witwande lako nani fire vuga izina nani witwande ntabwo ugenda utambwiye witwande wewe ni nani wewe ni nani ntabwo mubabariramo witwande fire witwande we murozi fire witwande murozi fire witwande murozi fire witwande murozi wiki uyu musaza ni abaje kukurogeshaho ni bande Igoma ngewe aka kanya ndi muri Kongo abantu bo mu Rwanda abantu bo mu Rwanda ninde nande bakubwiye ko bitwa bande nani sijui masi unajua sema vizuri fire ninde moto ni bande nani ni bande baje kukurogeshaho fire ni bande ni bana bakanda yeye abagore bo mu Rwanda abagore bo mu Rwanda bitwa nde nande inde nande nani na nani sijui bana ntabwo bazi rebesha umyuka bahamagare none abaravano bivuze byose yes mutaongea fire moto muvuga amazina mutasema majina yenu kamvigoma ngaruka Kigali ngoja nirudi hapa Kigali kamvigoma ngaruke mu Rwanda ngoja nirudi hapa kavugisha ababarozi bari mu Rwanda bavuga ikinyarwanda twumvikana uyu mupfumu uri muri Kongo musaza ndamurekuye uyu muzee wa Kongo ndamwachia kavugisha uyu murozi ngoja niongee na huyu mchawi wa Rwanda wowe umuroga witwane fire vuga amazina yawe mureke fire mwebwe mubaroga muri bande fire izina rya urinde
witwane niryo gusa nakureka witwane fa witwane fa witwane fa witwane fa witwane fa witwane witwane nkure kugende witwane vuga izina rya urinde wowe inshuti urinde witwane ndagutwitse mu izina rya Yesu Kristo reka imbaraga z'umuriro w'Imana reka ubutware bw'amaraso Yesu mwitsaba abazimu mu izina rya Yesu Kristo mwitsaba abazimu mu izina rya Yesu Kristo reka uyu muriro w'Imana reka imbaraga z'umuriro reka ubushobozi bw'amaraso Yesu reka ubutware bw'imbaraga z'Imana ribosicoti bini by fage à la petite distance witwane reboshitiba ato power zoli widigidigi bimba by fire witwane witwane wenshutie witwane ndakulisti by four ndagusalisha utuye ndagusalishije ibyo watumye muri we zohereje muri wowe bigusalishe irukanka ku gasozi reka urabona ubuzima vuzinura mugende ibitambo watambye birasha imbaraga z'ikuzimu zirasha amarozi yose amuri marasha vuzinura birajya mu izina by force by fire in the name of Jesus. Tugannye ku musozi tuzasubukura ku cyumweru isasita n'igice hano tuzaba turi gusenga ndetse no guhanurira ubuzima bw'ahantu. Reka dushimire umukozi w'Imana Sitani watubwirije ubutumwa bwiza. Shimire Pastor Jean Frique Bihorere wayoboye amateraniro n'abaririmbyi bose na delegation y'abaprotokole n'abadiakoni. Ndagushimiye data kugira neza kwa gukomeye. Abana bawe baha umugisha kandi ubagirire neza. Imana yambwiye ngo hano hari umumama Burera. Imana yumvishe gusenga kwe. Umumama Burera, Imana yagusubije ibyifuzo byawe byose. Ufite abarozi bakurogaga ku buryo wari ugiye guhinamirana n'amaguru. Imana iragukijije. Cya kabiri, ibintu byose wakoraga byangaga, data guhaye kubikoraho bigakunda. Wagize ute? Ngwino tubwire. Byarahombye nta kintu gisigaye mu nzu n'ibikarito bisigayemo ubu ndaraga ndikurangirwa ndikurira. Mubwire ikibazo icyabihombeje ni imbeba yajemo ibwegetsemo indi muri yo. Iyo mbeba niyo yatumye uhomba. Nakubonye kuri telefone naje ntazi niyo ndi. Naho ndara nakubonye kuri telefone. Ntabwo uzahurara. Protocol kananiwe Silas akwereka urara heza bakugaburira urye ubyuka utaha. Ntabwo akujyaniwe arakuraza muri hoteli urye unywe mu gitondo utayi Burera ugenda ubabwire ngo Yesu yangiriye neza. Okay? Tuvuge ngo amen. Amen. Urabyumva? Itumujyana. Zamura ibiganza. Ndagushimiye data ko uri Imana igira neza. Sabiye umugisha abana bawe. Wice buri kintu cyose kibarwanya. Unanize ibibahiga n'ibibagenza. Maze basohotse hano ugendane nabo. Wiheshe ikuzo n'icyubahiro. Tunanije umwuka wo guhora. Imana yambwiye ngo hari abantu bari bafite abantu bakundana ndetse bashakaga no kubabera abagabo vuba. Bari bafite amajwi yo kumva babareka. Imana irambwiye ngo ni abadayimoni mubirinde be kubakura amata ku munwa. Zamura ibiganza. Ndagushimiye data ko ugiziriye neza abana bawe. Wakoze ko wabanye natwe
wavuganye natwe uciye mu ijambo, vugana natwe uciye mu kanwa kacu nk'abahanuzi, uvugisha ubwoko bwawe. Bakiva hano bagirire neza, biyerekane ku cyumweru, tuzabone bagaruka bagushima, bavuga gukomera kwa n'imbaraga zawe. Zamura amazi wazanye nyasenge, ayo mazi ndayasenge, nyatongeremo amaraso ya Yesu akora ibitangaza bikomeye ku buzima bwawe, mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Icyubahiro kibi cy'Uwiteka Imana kandi kiruta byose, mbasaba iherezo ryiza ry'abakiranutsi ubugingo buhoraho, mu izina rya Kristo Yesu Nazareti. Amen. Shalom. Shalom.